hanamu masura mukeba yajyaga mukira ku mubyimba akamusega imurumwana w'umuhunga mwita samwera mutuwe mwiteka bamuvugaga barahora yabikishije hanamu masura mukeba yajyaga mukira ku mubyimba akamusega imurumwana w'umuhunga mwita samwera mutuwe mwiteka bamuvugaga barahora Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambaho Imana yari yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi bamutambagije niwe wari kumumanika Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambaho Imana yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi bamutambagije niwe wari kumumanika abanzi bawe niyo bakiyongera zabatinda ntutinde umuntu umwe inama urwana kubera Imana uzayitsinde inama urwana we ishema wijya hejuru urangurura ururirimbo uti singipfuye narokotse hari uwambwiye kera ishema wijya hejuru urangurura ururirimbo uti singipfuye narokotse hari uwambwiye kera indirimbo iravuga ngo ishime witere hejuru urangurure uririmbo uti singipfuye ndarokotse hari uwampfiriye kera wowe umutima wawe wemerera ko ukwiye kwishima ukitera hejuru ukarangurura ukabwira umutima wawe uti singipfuye ndarokotse kuko hari uwampfiriye kera bikubere gutyo uyu munsi dufite itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2025 turacyari mu ntangiriro z'umwaka turacyari navuga ngo umwaka uracyari mubisi uracyari mu ntangiriro imbere haracyari igihe kitari gito abaye ari intambara turwana turacyafite igihe kinini cyo kurwana kugira ngo turangize uyu mwaka mu mahoro bibaye ari intambara yo kurwana n'iterambere ukavuga uti uyu mwaka intego nihaye nzayigereho nabwo haracyari igihe reka twongere twumve iyi ndirimbo iki ni ikiganiro cyitwa utuntu n'utundi rimwe nzajya nza mbatungure mbakorera akantu k'agataramo nyuzemo ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo mukomeze kwibuka ko mpari mukomeze kwibuka ko turi kumwe ubundi nze mbaho ubuhamya ubundi nze mbaho amakuru mutibagiwe ko muri ibi bihe turi mu ntambara cyangwa mu rugamba rwo kuvuza umudamu wanjye ubwo ndabwira inshuti zanjye abantu bakunda ko ntsinda abantu bakunda ko mvugiriza impundu kunesha abantu muri kumwe nanjye mufatanyije nanjye muri urwo rugamba rero reka twongere twumve indirimbo ni imwe mu ndirimbo zanjye zitamenyekanye cyane ariko nanone zamenyekanye hari igihe wayumva ukumva ni ubwa mbere bitewe
nuko utari uyizi. Iyi ndirimbo yitwa ngo rangurura uririmbe. Katwumve dukomeze tuyumve. Ngo bacukuye imyobo iburyo n'ibumoso, baguteza imitego udashobora gusimbuka. Abo ni bande? Abo ni abadayimoni. Abo ni bande? Abo ni abanzi bawe. Uwo ni Sekibi, Satani n'abamukorera. Nagira ngo nibutse abantu ko iyo tuvuze ngo bazaruhira ubusa, iyo tuvuze ngo bacukuye imyobo, iyo tuvuze ngo baguteza imitego, tuba tuvuga Satani n'abadayimoni. Ariko reka nkwibutse ikintu, Satani n'abadayimoni bakorera mu bantu, ntabwo bakorera mu matungo, ntibakorera mu ihene, ntibakorera mu nkoko, ntibakorera mu nkwavu n'ingurube, ntibakorera mu mbata na dendo, ntabwo ari mu ntama, ni mu bantu. Iyo umuntu aguciriye igice akagucukurira izo nzobo mu buryo, reka tubyite ko ashobora kudacukura umwobo uyu nguyu w'ikinogo wo gucukura ukuramo itaka ngo acukure umwobo nk'uko tubyumva, ariko akagenda akagutega umutega ahantu, akagenda akaguteranya aho wari ufite akazi, abacukuye umwobo. Iyo umuntu ajya akakuvuga nabi, iyo umuntu ajya akakuvugira nabi aho bari bakeneye kukumva neza, hamwe ushobora gukomanga ntibakingure kuko umuntu yaguteranijeyo, umuntu yakuvugiye ibitari byo, aba yacukuye umwobo kandi ngo agacukura iburyo n'ibumoso. Ba bantu batwangisha abantu, ba bantu baduteranya kuri bagenzi bacu, umuntu akagenda akaguhimbira ibinyoma. Jye maze kuvumbura abantu nitaga inshuti, ku buryo n'umuntu ubaza azi ko ari inshuti zanjye, ubaza amazina, ariko bagiye baca inyuma, bansibira amayira, bamvuga nabi, bampimbira ibyaha, bampimbira amakosa, bampimbira ibyo ntakoze, bitwaje ibyo nakoze, bivuga ngo babonye impamvu. Buriya hari igihe umuntu aba yarakubuza impamvu, yabona impamvu akavuga n'ibitarabaye. Ariko turashima Imana nubwo bacukuye imyobo iburyo n'ibumoso, ntabwo bizabahira. Kanongere mbumvishe iyi ndirimbo. Barangana nk'ubushishi iyo mwumvishe nishisha, unyegerezeho mwana mana untabaye, unegurira meza manini imbere y'abanzi banjye banshimisha. Urangurura uririmbe singipfuye naramuke, hari uwampfiriye kera, hari uwampfiriye kera, hari uwagupfiriye kera, hari uwagiye ku musaraba, hari uwemeye gukubitwa, hari uwemeye gucirwa amacandwe, hari uwemeye kuba ikivume yambika ubusa, hari uwabyemeye, hari uwemeye kuzitambika muri izo ngorane abantu bagukururiyemo. Warahari. Niyo mpamvu ukwiye kwishima ukitera hejuru, ntugipfuye nk'uko babitekerezaga, ntabwo bikibaye nk'uko bashakaga. Iki ni ikiganiro cyitwa utuntu n'utundi. Uyu munsi nabazaniye kubaganiriza mbumvisha indirimbo mutamenyereye cyane. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zanjye nkunda, ikaba iri mu ndirimbo ntigeze nkorera video, ariko ni indirimbo nkunda, niyo nabaganirije, niyo nahisemo kuvugaho, mvuga ngo wowe mukobwa, wowe musore, wowe mugabo, wowe mubyeyi, wowe mudamu, wumva utewe ubwoba nuko haba hari abakugambaniye, wumva utewe ubwoba nuko hari abakuvuze nabi, uhumure. Tuzajya kugera mu mwaka hagati waramaze gutsinda iyo ntambara. Turajya kumara iminsi runaka hari aho ugeze. Uwo wadupfiriye kera yari abizi ko bizaba, yari azi ko tuzagambanirwa, yiyemeza kuturokora. Hari ijambo rivuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, ngo nanone izongera kuturokora. Hari abantu twigamba ko hari ibyo twakize, bikadutera ibyiringiro ko hari n'ibindi tuzakira.
ntabwo dutewe ubwoba n'ibivugwa, ntabwo dutewe ubwoba n'ibihuha. Ndetse ubu kuri ubu hariho ibihuha by'intambara, hariho induru, hari akajagari, ariko nagira ngo mbabwire ngo mukomere. Njye ndi umwe mu bantu babonye ibintu byinshi, ariko iyo Imana igufiteho umugambi ubinyuramo wemye, ubinyuramo uri ufite icyizere, wumva nta kibazo. Kanongere mbumvisha aka karirimbo karangire dutandukane. Utuntu n'utundi tw'uyu munsi ni utwo mbaye mbabwiye. Imana bigakomera. Yesu w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti, yatsinze urupfu habona, ntazananirwa ibyawe ndakurahiye. Yesu we, ni wowe gitare gisungwa n'amahanga, ni wowe mukiza uzadukiza akaga. Namenye ko iby'isi ari amabanga burundu, sinzongera kwirirwa agahanga. Isi ntisakaye nawe wanyagirwa, nawe ubwawe ucurunda umuruho ndakurahiye. Hatabaye Imana nawe wakibura. Umva ishime witere hejuru, ishime witere hejuru. Turi mu kiganiro cyitwa utuntu n'utundi. Ndimo ndagana ku musozo. Ntabwo nabura kwibutsa abantu ko muri iyi minsi tumaze igihe tubivuga, twakomeje kubivuga. Mfite umudamu urwaye impyiko zose, byinshi twarabivuze. Ngira ngo ubu dutangiye ukwezi kwa gatatu arwaye, ajya kuri dialyse tumaze kumenya indwara, ariko ubwo dutangiye ukwezi kwa gatanu tuzenguruka ibitaro runaka bitandukanye. Turashima Imana yabanye natwe, turashima abantu badufashije, bakomeje no kudufasha n'uyu munsi. Rimwe na rimwe iyo nje hano nibyo mbanje kubabwira, ariko nkavuga nireka nyuzemo akaririmbo nako tukumve, mvuga ayo magambo runaka, nkubwire ngo komera, nkubwire ngo ntacyo uzaba. Ntiwite ku byo ubona yuko bimeze nk'aho bitakunejeje, haba mu kazi ukora, haba muri sosiyete. Hari igihe ubona ibintu bitanejeje umutima wawe bitewe n'impamvu, bitewe na ba runaka, bitewe na ba bandi. Bamwe bemeye gukorera Satani, bamwe bemereye Sekibi ngo abayobore. Ntabwo nabura kubivuga. Muri iyi si tugiramo abantu batari beza, muzabumva hanze baba bahari, ariko turashimira Imana. Reka nibutse abantu ko umuntu ushatse kudushyigikira, turi mu rugendo rwiza kandi rutoroshye, ariko rwiza, kubera ko turi kugana heza. Nababwiye ko madamu yabonye umuntu uzamuha impyiko. Urugendo rurakomeje. Ubu bari mu gusuzumwa, bafatwa ibizami bombi. Mu minsi iri imbere nzababwira ntitwageze Faisal, duhite tumenya n'urutonde turiho, ukuntu tuzabona iyo mpyiko, kuko umuntu bamaze kumupima kenshi basanga ari muzima,
mubishimira Imana. Ariko nanone mwibuke ko mu gihe bitaraba dukora dialyse 3 mu cyumweru, bisaba amafaranga arenga 400 by'u Rwanda. Niyo waba waragize icyo ukora kongera ukagira icyo ukora ntacyo bitwaye, no gukorera Imana, no gukora ibikorwa by'urukundo, ni ibikorwa byiza. Mukomeze mudushyigikire, mubane natwe, mudufashe kugira ngo tuzatabaruke amahoro. Hari nimero nkunda gutanga, nimero ya 0782626978. Nkunda kuyishyira ku kiganiro. Niba wumva hari icyo umutima uguhase, abantu badushyigikira guhera ku mafaranga ufite, ayo ushoboye gutanga yava kuri telefone akajya kuri iyo nimero uzayatange, azahuriraho n'ayundi nawe wagerageje uko ashoboye. Ntabwo umuntu atanga kugira ngo abishobore, atanga kugira ngo atere inkunga, yongera ubushobozi n'abandi batanze na banyirubwite. Rero iminota nihaye niyo ngiyo, mukomeze kugubwa neza, mukomeza kudufasha, mwibuka gukora subscribe, mwibuka gusharinga, mwibuka gukora like na comment. Ibi bintu wamara kubyumva ukagira icyo ubivugaho ni byiza cyane, ugatanga inama, ukavuga ati ubutaha uzabigenze gutya. Ibi bintu nakagaruka. Uyu munsi nyine nabaganirije byo kuganira bisanzwe, ndibwira ko mwabikunze. Murakoze cyane, muhabwe umugisha mwinshi. Reka dusoze twumva aka karirimbo. Nta yindi mana ikwiye gusengwa, nta yindi mana mu maso yanjye, nta yindi mana, nawe urabizi. Reka turekere aho ngaho, karagaciyemo. Ojya ubizamurira n'amaboko mucuzi Imana icyubahiro. Nazigiye mbwira abantu bw'Imana ikizuka, nazigiye mbabwira yuko ikora igisuzuguriro, nazigiye mbivuga yuko Imana iruhura ababishuka, ukabakaba mu mahoro. Nazigiye mbwira abantu bw'Imana ikizuka, nazigiye mbabwira yuko ikora igisuzuguriro, nazigiye mbivuga yuko Imana iruhura ababishuka.
akaba mu mahoro. Yarirahiye Imana yarirahiye, yarirahiye Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagira kandi yizera ku izina ryayo rituka. Yarirahiye Imana yarirahiye, yarirahiye Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagira kandi yizera ku izina ryayo rituka. Ababizi icyo cyubahiro yicaye bazamura amaboko hejuru. Nababwiye ngo mujye mubikora ntibamenye igituma turindira amaboko, abandi yaracitse. Yabicishije hano mu maso y'umukeba we, yajyaga amukira ku mubyimba akamuseka, imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli amutuwe Uwiteka, bamuvugaga barahora. Yabicishije hano mu maso y'umukeba we, yajyaga amukira ku mubyimba akamuseka, imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli amutuwe Uwiteka, bamuvugaga barahora. Yarirahiye Imana yarirahiye, yarirahiye Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagira kandi yizera ku izina ryayo rituka. Yarirahiye Imana yarirahiye, yarirahiye Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagira kandi yizera ku izina ryayo rituka. Bakongera ukwambara ayandi mashyira kuri mwe, reka tugize amaboko hejuru. Haleluya! Moridekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambaho, Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho, birategekwa bamutambagiza aho bamusebereje, kandi bamutambagije niwe wari kumumanika. Moridekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambaho, Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho, birategekwa bamutambagiza aho bamusebereje, kandi bamutambagije niwe wari kumumanika. Yarirahiye Imana yarirahiye, bisubiremo. Yarirahiye Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagira kandi yizera ku izina ryayo rituka. Yarirahiye Imana yarirahiye, yarirahiye Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagira kandi yizera ku izina ryayo rituka. Ongera ubikomere amashuri eshatu. Yarirahiye Imana yarirahiye, yarirahiye Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazagira kandi yizera ku izina ryayo rituka.